utuye, kigote abana bawe, kigote umuryango, kigote ibyawe, kigote business, kigote imitungo yawe. Cyubahiro cy'Uwiteka kikugota aho utuye ni horoshye, kikugota aho ukora ni horoshye. Icyubahiro cy'Uwiteka kikugote. Turebe amakuru y'ijambo rivuga ku cyubahiro hano muri Yesaya ibice 40:5 haravuga ngo maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa. Tugiye kuvuga kuri aya magambo avuga ku cyubahiro cy'Uwiteka. Buryo umuhanuzi cyubahiro cy'Uwiteka kirahishurwa, abantu bose basenga Imana ya Meshake, Saduraka na Abedinego bivuye ku cyubahiro cy'Uwiteka cyahishuwe. Abantu bose bashima Imana kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyari cyahishuwe. Aha ndashaka kuvuga ku mugabo wari wicaye ku irembo ryitwa Ryiza. Burya yari yicaye hejuru y'icyubahiro cy'Uwiteka. Icyubahiro cy'Uwiteka cyari kimuhishemo. Ngo Petero naho hana bahageze batumva purize, baramwitegereje bakimubonaho. Yego, bakimubonye batidutumbira akantu ku kandi ikabareka biravangurira bikora nka kwihorera, ikakureka we kakureka kavuga iti isaha n'isaha urimo urakoma mu cyubahiro cyanjye, urimo urakinisha icyubahiro cyanjye. Ndaje nkwereka yareretse Penina aravuga n'abahungu be n'abakobwa bakajya bareba ku rutugu, naho bari gukomanga ku cyubahiro gihishe mu nda ya Hana arangije agera imbere yacu Imana y'inyacyubahiro. Ariko Hana amaze kubyara abaza kubyara Hana ahindura indirimbo isi yose imenya ati wawera ubundi ukiri kuzimu gakurayo wari ngomba byaye karindwa azanamo kakantu k'Ibutare washyira kuzimu gakurayo wawera. Cyubahiro kiba kiragiye kigeze ni Butare, nanjye menye cyubahiro cyabaye kwa Hana. Cyubahiro cya ntabwo izagira undi umva bahindagana imbere yawe bavuge ibyo bashaka, ariko icyubahiro cy'Uwiteka cyaje cyahuye. Ndikumva icyubahiro iwanjye cyahageze, ndikumva iwawe cyahageze muri business. Yes, reka bashira mu izina y'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana kuri Prophetess Mama Leonel. Imana y'amahoro ibaho umugisha bishimire kandi bahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka. Imana yanyu baha ibanezeze ibasetse ibatoneshe ikiruta byose muzabona ubugingo bw'iteka. Imbaraga z'Imana zaremye isi zikoresheje ipatusi. Tuneo patusi kabisa patusi ni imbaraga zirema ibintu zidasabye izindi imbaraga. Imbaraga zidakenerwa kungwaho izindi. Yego, akaza ubona imbaraga patusi nyine ni imbaraga z'umwuka wera. Naho hakazaho na binapatusi. Binapatusi abantu bazi iki igiheburayo gucyo kigira iki mbongo. Abantu bazi nyine za ndimi za kera zakuwe muri za translationzemo Bibiliya baze kuzadufasha tubwire binapatusi na patu n'ibipatusi. Patusi ni ibintu ni ubushake n'imbaraga z'umwuka wera. Ndabaturiraho umugisha w'Imana. Ndakurikira Prophetess Mama Leonel. Ndabaturiraho kubona icyo umutima wanyu ushaka kandi kijyanye n'ubushake bw'Imana. Ndabaturiraho kuzura umwuka wera. Ndabaturiraho kubona Imana bundi bushya. Ndabaturiraho umugisha w'Imana kongerwa umutima. Ndabaturiraho ibintu Imana ibaha ikanaza kubirinda. Haleluya. Ejo mwavuze akantu hirya hariya muri rwa rugo kuri napko ubundi hano dufite igikari tukagira na n'icyanzu. Yego, mwavugiye rero mu gikari ijambo riko aha ni mu cyanzu. Cyanzu cy'Imana harana mu gikari cy'Imana. Noneho mu gikari mwavugiye ijambo rikomeye cyane. Muravuga ngo ibintu Imana ijya gukorera umuntu niyo bigora. Ego niyo birushya nivunika igiye gutabara iravunika gutegurwa gutabaza. Kiganiro ndakiyobora gute nivunika patusi bikumva hari ibintu hano hari ibihe abantu badukurikiye. Haleluya. Imana ise ivunwe nayo ivunwe n'igiye kugukorera. Oya wikwihata amasengesho y'iminsi 40 50 iri kuvunika kukurusha kuko uri kubona igiye kugukorera n'uburyo isaza kubirinda kandi kabona n'ibigukikije by'incakura. Murira hinga bikavunika. Ndakiyobora mpagaze. Haleluya. Amen. Yesu we. Suje abantu bari mu majyepfo aho vuka.
nigifite umunyamakuru abandi bari. Haleluya. Nsuje abantu bari burengerazuba iyo mvuka. Yego de. Kandi ndwanyije imbaraga ziturukayo. Ye. Iki kiganiro noneho kize kubonwamo n'imbaraga zituruka hejuru y'ibyo birere binini n'icya gatanu turimo. Nsuje abantu bari mu majyaruguru. Izo mbaraga ziturukaho ndazifasha. Fata mbere. Bonezamo. Nsuje abantu bari burasirazuba. Iyo urugo rwanjye rwihuriza kugira ngo twihurize nuko bigende gutya. Uvuga imbaraga ziturukayo zose turubitse tuzi ko hari n'ubushobozi bwa ariko dukoreramo hari imbaraga zifite n'ubushobozi ariko nta butware zigira. Yego zirarwana ariko nta kunesha zigira. Mu izina rya Yesu. Nkubitira neza amajyepfo. Ndabona wasizo. Aho naho nahereye. Nkubitira. Nukuri ndakubise mu izina rya Yesu. Izo mu mujyi. Izo mu mujyi zimarire ndubitse. Mfashe mbere. Zifite ubusirimu. Ndakubita ariko simpusha. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu. Umugire imbabazi mu basirimutse. Urimo imyuka isirimutse ariko ikora ibintu bidasirimutse ndubitse. Mu izina rya Yesu. Ariko uzi imbaraga. Utwe mu cyaro twabonaga abantu basa nabo kuntu bahoze no mu kinani bari kubyahira. Kavuga duti wowe hari gutambuka umuntu wamaye neza ko atagize n'osose no mu modoka nziza yaguhobera guta Yesu Kristo tukumva arakugwanyije neza ukumva arakurangaje. Oza umuntu uzi kubita mu nzara yateho muri saraka bikubitamo. Yego. Baba n'uburozi busirimu. Akaza nko muri salade agasa nkaho nyine ari kuzikurongera. Umuntu uzi kubita muri kirida ugapfuri kwihaganyura. Mu izina rya Yesu. Ndubitse. Mu izina rya Yesu Kristo. Zikorera mu mbigi ndahora. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndubitse. Mu izina rya Yesu. Reka dusuhuza abadiaspora. Izo mwavanya hashoboka hose. Izo zose ndaturazo. Izibarwanya zose mu izina rya Yesu Kristo. Turazishenye. Dufashe ibirere byose. Canada, Australia hose turakubita. Turubitse. Ibyiwanyu byagura ino video. Umenye ko hari imbaraga zikuhotse mu izina rya Yesu Kristo. Rekura. Mu izina rya Yesu. Oh Yesu. Ibyakurwanije urinde ukarinda ugera aho ngaho ibyo byose bikomoroye katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndumva ndi mu mbaraga zirwana. Ibyagukurikiranye uri indege ukabyicarana mu ndege ukagenda ukagera bikaba bikikugenda ko ndabyubitse. Turabisenyesha magurutse n'intwari mu izina rya Yesu. Kubyubika. Bintu bikurwanyiriza muri kampani n'iki kirengarenga. Byo byose ndubitse. Turabirengeje natwe. Turabirengeje umenya ko nabirangije. Ndabyubitse. Umubyeyi nkwibutsa kandi. Uyu mupira ndawutinya cyane. Umupira ubureranye ikibuga cy'indege ukanayogaruka wamba. Urabyibuka? Ndabyibutse. Wibisengisho wasengeye mu kirere. Tugiye gukorera muri ayo mavuta rero. Data wa twese uri mu ijuru we. Wibuka ko ari gucyo wari wambaye. Nuko nari nambaye. Noneho rero niba ari gucyo tugiye gufata noneho imbaraga zabakurikiye tuzuriza ibibuga kandi ongera ko iki kintu nifubitse n'umuntu wakinyoherereje giturutse muri Amerika. Ubwo rero imbaraga zikorera mu kirere izo zose ndubika turazubika kwa Yesu hasi imbaraga zo mu birere zikorera mu mazi mu izina rya Yesu izikorera hejuru mu kirere cy'inyanja mu izina rya Yesu izo zose ndubitse mu butware mpabwa na Yesu. Ikirere cyawe ngihinduye kizima mu izina rya Yesu. Ibyo ukora byose bikunda mu izina rya Yesu Kristo. Nibyo. Yego. Mana ndagushimye mu izina rya Yesu. Nakiye umwana wawe ukunda cyane ukamwishimira. Mu izina rya Yesu Kristo. Mana agiye gutangira kukuvugira akibumura kanwa. Reka ushire umuriro mu kanwa ke. Reka ushire data wa twese inkuba kubita mu izina zawe zikureho zishire hasi mu izina rya Yesu Kristo. Kugira ngo Uwiteka Imana data wa twese mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo amavuta yawe uze kuyamucuncumuraho kugira ngo navuga ijambo rikize ryinjire mu mitima y'abanyabyaha ricumite ryinjire rimeze nk'umwambi usenye ririture risenye ibihome by'abadayimoni bubatse kuri iyi miryango kuri izi ngo kuri abahungu n'abakobwa n'abana batoya izi mbaraga zinjira mu rugo zikarusenya natwe tuzishenyesheje amaraso ya Yesu Kristo kandi Uwiteka we ubwo umuhagurukije kugira ngo akuvugire kandi agukorere muri iki gihe kiruhanyije cyo kuvuga ukuri reka vuga ukuri kandi Uwiteka umuhagarare ku bitugu ndetse umukoreshe kandi data ntakakujya imbere cyangwa inyuma cyangwa ahubwo muzagende uruhande rwe ngo kandi ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu anari muri twebwe mu wacu ntawe yayava
ahubwo Uwiteka uri intwari mu ntambara, uri umutsinzi, uri umurwanyi, urarwana ukanesha. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusabira feva yawe, ubwiza bwawe n'igikundiro kimubeho. Iki ni igihe cyo kwaguka, iki ni igihe cyo kugenda, iki ni igihe cyo gufata ibirere byose, akaba umuyobozi w'ibi birere byose. Wabikoreye Mose, warabimukoreye, ajyaba Imana imbere ya Farawo, nawe data wa twese imbere y'aba bafarawo bamuhagaze imbere. Nategeke mu izina rya Yesu Kristo, nakureho byose bisenya senya 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 senya. Nahagarare kuri iri tangazamakuru, maze Uwiteka bari muri Amerika, Australia, Uburayi na Aziya n'ahandi hose, no muri Afurika no mu Rwanda no mu bindi bihugu byose bizengurutse ku mubumbe w'isi, aho ikiganiro kigera hose wabacyumvisha gifungura, maze Uwiteka ubarengere kandi data usenye ibihome n'abadayimoni byose n'imyuka mibi na za karande bakibyumva data wa twese, maze icyubahiro cyawe kibasageho kandi ubwiza bwawe buborose. Urakoze kubw'iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Cyubahiro ni cyawe Mana, tuyahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Haleluya. Cyubahiro ni cyawe Mana, tuyahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Amashimwe n'ayawe Yesu, tuyahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza, bihora biguhimbaza, bihora biguhimbaza, bihora biguhimbaza, bihora biguhimbaza. Oh, bihora biguhimbaza, bihora biguhimbaza, bihora biguhimbaza, bihora bigu. Haleluya. Amina. Mana ishimwe. Ndumva shaka kuvuga ku cyubahiro cy'Uwiteka. Abana b'Imana iyo bateranye, oh haleluya, icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikabagota, kiramanuka kikabagota, kiramanuka kikabagota, kiramanuka kikabagota, kiramanuka kikabagota, kiramanuka kikabagota, kiramanuka, cyubahiro kiramanuka kikabagota, kiramanuka, aho utuye kiramanuka kikakugota, kiramanuka, aho ukorera kiramanuka kikakugota, kiramanuka, kiramanuka, kiramanuka kikakugota, kiramanuka kikabagota. Haleluya. 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 Kikakugota hagati y'abarozi, kikakugota aho ukorera, kikakugota hagati y'amazu muturanye, kikakugota. Haleluya. Cyubahiro kikakugota mu bukumi bwawe, muri kaburimbo kikakugota, mu busore bwawe, cyubahiro kikakugota, mu nzira aho genda buri munsi, kikakugota, mu kazi aho ukorera, kiramanuka kikabagota, kiramanuka kikabagota, cyubahiro cyayo kikamanuka kikakugota. Abicyubahiro cyagose muvuga ngo amina. Amina. Haleluya. Mana we ndafashijwe rero. Abantu badukurikiye mwihangane, dutangiye dutya, dutangiye biturenga, dutangiye dusara ibisazi bitagatifu, bisazi birimo imbaraga zihindura, bisazi birimo gutegeka, birimo kuvuga ku cyubahiro cy'Uwiteka cyamanutse i Samariya bagashiduka ibiryo biguze indengo ishekeri imwe. Cyubahiro cy'Uwiteka cyamanutse, abanyegiputa bagapfa bakizize. Cyubahiro cy'Uwiteka cyamanukiye kwa Aburahamu bakabizara. Cyubahiro cy'Uwiteka cyamanukiye mu ishyamba Aburahamu agiye gutamba Isaka. Cyubahiro kikahagota agahita abona intama. Cyubahiro cy'Uwiteka kigota aho utuye, kigota abana bawe, kigota umuryango, kigota ibyawe,
kigote business, kigote imitungo yawe. Icyubahiro cy'Uwiteka kikugota utuye ni horoshye, kikugota ukora ni horoshye. Icyubahiro cy'Uwiteka kikugote. Turebe amakuru y'ijambo rivuga ku cyubahiro hano muri Yesaya. Yesaya ibice 40:5 haravuga ngo maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa. Tugiye kuvuga kuri aya magambo avuga ku cyubahiro cy'Uwiteka. Buryo umuhanuzi yakibonye akavuga ati cyo kizahishurwa. Yumvikana ko ari igihe kijya kitsimba ariko mu kanya kikamanuka kikagira ibintu gihitana. Uyu muhanuzi yavuze uburyo icyubahiro cy'Uwiteka kijya kihishura. Hari igihe Imana igihisha ahantu, Imana ishimwe. Hari igihe icyubahiro cyayo igihisha mu bibazo. Hari igihe icyubahiro cyayo igihisha mu ntege nke zawe. Hari igihe icyubahiro cyayo igihisha mu gisuzuguriro bari kugusuzugura. Ntibamenye ko abo bantu bari kugusuzugura akajagari kabo gahishamo icyubahiro cy'Uwiteka. Ndashaka kuvuga ku cyubahiro cy'Imana uburyo igihisha. Bibiliya niko ivuze ko hari igihe icyubahiro cyayo igihisha ahantu isa n'igihishe. Ndashaka kuvuga ku cyubahiro kijya gihishurwa. Hari ikigira ihisha. Imana ishimwe. Iyi Mana igira ibyubahiro bimeze nk'ibibonwa n'umuntu wese. Umuntu yakorera ko nuriyubashya guha icyubahiro. Kandi ufite akazi kiyubashye. Akabona abana babariyubashye, uba mu nzu yubashye. Ariko ikagira ikindi hisha aricyo nshaka kuvuga. Igira igihishura. Bibiliya yavuze ngo icyubahiro cy'Uwiteka ngo kizahishurirwa rimwe. Kandi abantu bose bakibona. Iki abantu babona bose ni ikiba yarahisha. Ngiye kuvuga rero kukihisha ahantu. Haleluya. Ndafashijwe. Mumfashe mumbe hafi munabare kuko iri jambo rishobora kumeza umwuka nubwo ijambo rizura. Icyubahiro shere bosaya. Nshaka kuvuga ni ikihisha abantu kuko ikiyahisha ahantu iyo gihishuye abantu bakibonera rimwe. Bivuze ngo iki? Yafashe icyubahiro cyayo igihisha muri Sara. Arasaza ariko icyubahiro cyayo kimuhishamo. Sara ageze ubwo nawe ubwo avuga ati ntabwo nabyara ibimenyetso byo kubyara byararangiye. Naho icyubahiro cy'Uwiteka kimuhishemo ndapfuye. Haleluya. Kimutsimbyemo kimuhishemo. Igihe kiragera Imana yohereza abantu bakomanga kuri icyo cyubahiro gisha mu nda Sara. Baraza bati wi undi mwaka nk'iki gihe muzaba mukikiye. Sara ati no nta bimenyetso. Igihe kiragera yicira inzira abwira Hagara ati ryamana n'umugabo byibuze umbyarire ku bibero. Ariko ntiyamenya ko icyubahiro gitsimbye ibyo byose ari biza kugikomangaho. Hagara arabyara atangira gusuzugura. Igihe please mu bushobozi mfite no mu budahangarwa n'icyubahiro cy'Uwiteka numva ngiye kubisara mbare gatatu musohotse mbare gatatu wowe n'umwana musohotse ngo bagisohoka utarasenda Hagari hari ibintu utinjiza utarasohora Hagari n'imihango yose hari ibintu utinjiza byo nabyo nibiri ku ruhande reka nivugira ku cyubahirije ahantu maze ngo igihe kiragera ngo Sara sami ndashaje icyubahiro cy'Uwiteka kirahishurwa ngo abantu bose bakibonera rimwe ko cyahishuwe cyagiye kumugaragara. Nawe aratangira ati tuati marineri hafi aho kwa muganga nihe gukengeza urukingo rwa mbere rwa kabiri cyahishuwe kugeza ubwo abantu bakibonera rimwe abantu barabimenya. Ni Uwiteka agiye guhishura icyubahiro yarahishe muri wowe kugira ngo abantu Bibiliya iravuga ngo bamenyere hamwe yuko kuboko k'Uwiteka ariko kubiremenya bivuye kuki ku cyubahiro gitangiye kuvugisha abantu amagambo. Mana ishimwe cyane. Icyubahiro cyagiye kihisha mu itanura rya kumuriro kimaze kwihishamo abana b'abahungu baragenda bagihagarara hejuru bagihagaze hejuru mu itanura rya kumuriro. Nebukadinezari ageze ubwo ajya kurunguruka icyubahiro cy'Uwiteka cyihishe Nebukadinezari ajya kurunguruka mu cyubahiro cy'Uwiteka arebye abonamo abantu bane yashyizemo batatu asanga hari icyubahiro cy'Uwiteka cyagaragaye birangije. Haleluya. Nebukadinezari aravuga ati uko biri kose nubwo twashyizemo abantu batatu ndabona mu wa kane arasa
uwa kane arasa n'umwana w'intama. Icyubahiro cy'Uwiteka gikwira isi yose, gikwira igihugu cyose. Nebukadinezari atangira kuririmba avuga ngo guhera uyu munsi Imana ya Meshaki, Saduraka na Abedinego umuntu utazayisenga azatemagurwe. Icyubahiro cy'Uwiteka kirahishurwa, abantu bose basenga Imana ya Meshaki, Saduraka na Abedinego bivuye ku cyubahiro cy'Uwiteka cyahishuwe. Abantu bose bashima Imana kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyari cyahishuwe. Aha ndashaka kuvuga ku mugabo wari wicaye ku irembo ryitwa Ryiza, burya yari yicaye hejuru y'icyubahiro cy'Uwiteka. Icyubahiro cy'Uwiteka cyari kimuhishemo ngo Petero naho hana bahageze batumva purize, baramwitegereje bakimubonaho. Yego, bakimubonyeho bati dutumbire, twebwe tugendana nacyo kiduhishemo. Nubwo kikurimo ariko natwe kiturimo, ikurimo n'iturimo. Ikonegite ku mavuta yacu, ikonegite kuri iki cyubahiro, ikonegite wareka nipira ayareka nikonegite kuri iki cyubahiro kiri ku mavuta y'abakozi b'Imana. Ikonegite ku bakozi b'Imana, ikonegite ureba uburyo icyubahiro kubitana n'ikindi abantu bose kigahishurwa. Ubu neki impamvu abantu bose bakibonera icyarimwe nuko kimera nk'ikimini gituritse. Ndiyo kandi abantu bose bahurura baje kureba Haleluya. Maze ngo yikonegita ku maso yabo, ngo arangije arahaguruka. Cyubahiro cy'Uwiteka kiramuhagurutse, ngo maze guhaguruka ngo ajya mu rusengero, ngo abantu babona agenda ashima Imana. Abantu bose bazakibonera rimwe, abantu bose bazakibonera rimwe. Bantu badukurikiye hano twapfiteraniro riri hano wari gomeye nabi, ngo abantu bose babona icyubahiro gihishuwe kubera igitangaza gikoretse. Ndashaka kukubwira ko mu bintu Imana ikora igirwanisha icyubahiro cyayo. Kavuga iti jyewe ndarwanisha icyubahiro cyanjye kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusoza umutima. None icyubahiro nicyo bari bubona, bakajya babona icyo Imana ikunda icyubahiro cyayo. Kandi bireka ngo icyubahiro cyanjye sinzagihunde cyangwa ibishushanyo bisengwa. Icyubahiro cyanjye ntabwo sinzatuma hari umuntu ukiha. Ndabona umurozi wakihaye ndabona umurozi yarihaye icyubahiro, yaravuze ko uyu muntu atazabyara. Afashe icyubahiro cyanjye arakiha hejuru y'umuntu wanjye. Ndaje ngishure nduwiteka nyir'ingabo waremye ijuru n'isi, ndaje mishure icyubahiro cyanjye. Uyu murozi abona ko icyubahiro cyanjye nta gihundi cyangwa ibishushanyo byo bisego. Sinagiye Imana zaba bapfumu bavuze ko iki kitazabaho, bitumye mishure icyubahiro cyanjye. Ndapfuye funga kamera ntapfa. Itonde gake nkubwire kuntu Imana igirwanisha icyubahiro cyayo. Yego, igeze igera muri kwa Farawo muri Egiputa. Irangije ibwira Mose ndakugira Imana imbere ya Farawo nkuko nabisenze mu isengero. Ndabyibutse Imana umwuka isaba inyibutsa ubwa mbere. Uzi yuko igirwanisha icyubahiro cyane, igasuzugura icyakura, ikazikana base ikazigira zero. Ugashiduka kugiza Imana imbere yabo. Ibiceri kwa Farawo muburire mu mashuka ye hose, indi bibuguse amazi se gwenduka amaraso hose, wajya no gufata mu ijage no muri filitiri ugasanga hindutse amaraso kubera icyubahiro cyayo. Hari igihe cyiza gisakuriya we ikacyohereza mu buryo butandukanye. Kabwita icyubahiro cyanjye naje gasoko, icyubahiro cyanjye ntabwo nzagihunda. Kandi kuntu biteye ubwoba iyi Mana ntabwo igigisha inama igiye kugikoresha. No, irihagije irategura we. No Mana irategura ikora ijya muri mashini igategura, ikora ibintu yateguye akantu ku kandi ikabareka biravangugira bikora nka kwihorera, ikakureka we, ikakureka kavuga iti isaha n'isaha urimo urakoma mu cyubahiro cyanjye, urimo urakinisha icyubahiro cyanjye. Ndaje nkwereka yareretse Penina aravuga n'abahungu be n'abakobwa bakajya bareba ku rutugu, naho bari gukomanga ku cyubahiro gihisha mu nda ya Hana arangije agera imbere yacu Imana y'inyacyubahiro. Ariko Hana amaze kubyara abaza kubyara Hana ahindura indirimbo isi yose imenya ati wawera. Ubundi ukiri kuzimu gakurayo, wari ngomba byaye karindwi azanamo kakantu k'ibutare, washyira kuzimu gakurayo wawera. Cyubahiro kiba kiragiye kigeze ni butare, nanjye menye icyubahiro cyabaye kwa Hana. Cyubahiro cya ntabwo izagihunde. Bahindagana imbere yawe, bavuge ibyo bashaka, ariko icyubahiro cy'Uwiteka cyaje cyahuruye. Ndikumva icyubahiro iwanjye cyahageze, ndikumva iwawe cyageze muri business. Bishaka kuvuga ngo baragushoboye ngo maze imyaka 40 narabuze sheri. Icyubahiro cy'Uwiteka kije kubashobora bacece. Icyubahiro cy'Uwiteka kirahageze.
icyubahiro cy'Uwiteka. Imana ishimwe ko icyubahiro cyayo itazagiha undi. Narindi kuvuga ko icyubahiro cyayo yari igihishe muri wowe, aho yari igihishe yagishuye, abantu bose bagiye kubimenya, abantu bose bagiye kubona ko cyahishuwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irakoze, ikoze ibikomeye ku buzima bwawe, ikoze ibikomeye aho utuye, ikoze ibikomeye aho usengera, ikoze ibikomeye ku magara yawe, ikoze ibikomeye mu maraso yawe, ikoze ibikomeye. Ndabona ikoze ibikomeye mu maraso yawe, ndabona ikoze ibikomeye muri ibyo bikano, ndabona ikoze muri izo mbavu, ndabona ikoze muri icyo gituza, ndabona ikoze mu bwonko, ndabona igukozeho ntuzongera kugwa, ntabwo uzongera kugwa, ndabona igukozeho ntabwo abarozi bazongera kuvuza impundu ko bagushoboye. Ndabona icyubahiro cy'Uwiteka gikorobya ibintu byinshi wawe, icyubahiro cy'Uwiteka gihinduye ibintu, icyubahiro cy'Uwiteka kizanye ibishya, kizanye ibidasanzwe, icyubahiro cy'Uwiteka gikoze ibidasanzwe. Mana ndagushimiye, icyubahiro cyawe ntuzagihunde. Yego, umanutse nk'intwari, yego, tabaye nk'intwari, tabarutse nk'intwari. Icyubahiro cyawe cyaragiye kimena Goliyati agahanga, arapfa, bazamukana igihanga cye mu Isiraheli bagitonze ku nkota. Icyubahiro cyawe kigaruka mu Isiraheli. Abatazi kuririmba uwo munsi bararirimba, banabyina mu njyana ntazi sinari mari, bitewe n'icyubahiro cyawe. Alleluya. Icyubahiro cyawe kigeze kirwana na Dagoni bayikuteranyije. Umucumutwe basanga Dagoni yaguye yubitse akananwa, batese Imana igwa, Imana itembagara, iyi Mana imanyagurika, iyi Mana ni Imana nyabaki. Icyubahiro cy'Uwiteka cyarageze kikubitirwa hasi. Icyubahiro cy'Uwiteka nigikubita ibintu byishizeho, gikubita imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni. Icyubahiro cy'Uwiteka gikubita ibimana bakoresheje bakurwanya. Icyubahiro cy'Uwiteka nigikubita imbaraga zavuye mu kanwa kabo. Icyubahiro cyawe Mana urakoze, Yesu urakoze, ndagushimiye, ndagushimiye. Icyubahiro cyawe, ayiwe ndongeye nibutse icyubahiro cyawe kigeze kigera kwa Budodomu. Ariya mukeneye kujya bazi ko bamujyane ngo apfe, kirarwana bamushyize mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Budodomu abaga mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Icyubahiro cy'Uwiteka kirinjira, atangira kujya byaza zingaho icyarimwe. Icyubahiro cy'Uwiteka kiragenda gihindura ibyari ingumba kubyara, gituma amenyekana mu musitari kubera icyubahiro cy'Uwiteka cyahinje. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mana nyagasani, dukuruye icyubahiro cyawe kwa Nyirabagenzi Alice, utaragiraga hepfo no haruguru, akaba ageze mu rwego yifunga sentire z'indege, akurira ibirere. Icyubahiro cy'Uwiteka kikamperekeza mu bihugu, icyubahiro cy'Uwiteka kikamperekeza muri uyu mujyi, icyubahiro cy'Uwiteka kikaba kingaragara. Icyubahiro cyawe kuko kigiye guhishura ibindi byinshi kuri wewe. Icyubahiro cyawe gihishura abantu bamaze iminsi bahishwe, batazwi kandi barize, batazwi kandi ari abanyabwenge, batazwi kandi bashoboye. Icyubahiro cy'Uwiteka jere bosayegere nigikurura ibintu byari byaragiye kure bize hafi. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Icyubahiro cyawe Yesu giherekeza kwa Rusi, uramurwanirira umunsi wa none turavuga Imana twavugamo na Rusi. Nyuma yo guhumba kwa Bowazi aba muka Bowazi abyara cyubahiro cyawe cyageze kwa Esteri. Iminsi tubayibahaye gusa urarwana uranesha, wari birego agera ibwabo. Haleluya. Cyubahiro cyawe kishe Sisera afutukanywe n'umugore wari uvuye munsi y'igiti cy'umukindo. Cyubahiro cy'Uwiteka cyahagurukanye na Eliya kukageza aragenda i Karumeli. Cyubahiro cyawe cyica abahanuzi ba Bayali, Yezebeli aracanganyukirwa. Cyubahiro cyawe cyateye Yezebeli gusinda. Cyubahiro cyawe cyasindishije Yezebeli aracanganyukirwa, ahababura hepfo no haruguru. Cyubahiro cyawe kirangije kirwana intambara ikomeye cyane kugeza ubwo Eliya arya ibiryo byo mu musego biturutse ku cyubahiro cyawe. Urakoze, ndagushimiye. Icyubahiro cyawe
kimanutse inkungugu Yego. kimanutse kihuta kimanutse nta feri kigiye nta feri Yego. cyoro cyawe kigiye nta feri Yego. gihitanye ari amadeni Hallelujah. cyubaro cyawe kimanutse kidafite feri Yego. gihitanye buriya butsiko Mu izina cyubaro rya cyawe Yesu. kimanutse kidafite feri Yego. gihitanye ziriya nama mbi Katika jina la cyubaro Yesu. cyawe kimanutse nta feri gifite Hallelujah. gihitanye imbaraga z'abaturwanya Mu izina cyubaro rya cyawe Yesu. kimanutse kidafunga feri izina rya Yesu. kizifungiye Yego. ku banzi batugendaho Yego. cyubaro cyawe kigose iki gihugu turimo Yego. cyubaro cyawe kigose aho dusengera Yego. cyubaro cyawe kimanutse nta feri kigiye guhitana imbaraga ziturwanya Yego. urakoze ndagushimiye kuba nyine tukadufasha muri byose aya mashyi turagukomeye yewe n'abankurikirana tugukomera amashyi tuvuga ko wera mu izina rya data agahabwa icyubahiro ntukabura icyubahiro duhari ntugabura abagore icyubahiro banini duhari n'abato yego abagabo ntukabura bagufi impundu n'abarebare yego nanjye abakobwa ndimo banini n'abagufi yego 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 icyubahiro yego cyawe Ishimwe, turakiguhaye ishimwe, icyubahiro ishimwe, cyawe tugihaye ishimwe karibu Yesu, tucyohereza aho ishimwe Yesu, tuvuka ishimwe tucyohereza aho Yesu. twashatse Yego, yego, tucyohereza yego. aho dukorera n'abo twashakanye nabo aho bavuka aho banyuze ibyo bakoreye ibyo bakoze ibyo batongereye icyubahiro cyawe turagihishuye yesu 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 turagihishuye ni igihishurwe icyubahiro cyawe turagihishuye ni igihishurwe mu izina rya data wa twese umwana n'umwuka wera amina shalom 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 shayi